Mwiriwe neza, nongeye kubakira kuri Teka Neza TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho uburyo ushobora gutegura crepe mu rugo kandi bitakugoye. Mu bintu rero tuza kwifashisha ni ibintu bitandukanye. Turaza gukoresha ikindi gikoresho tuza gukoresha tuvangiramo iyi ni Secret Vanille tuza gukoresha kugira ngo crepe zacu zize guhumura neza. Ihumura neza, nta gihenda, igura amafaranga 100 wayibona. Iriya ni Breba nayo ngesheje ibiko bibiri. Aya ngaya ni amata ndetse n'ifarine tuza kwifashisha ikirahure kimwe. Ibindi tuza gukoresha rero, turaza no gukenera isukari ibiko bibiri binini, tuze gukenera n'amagi 2. Ntago nayavanze neza ko ushaka kuyavanga ubishaka nta kibazo. Ibingibi tuza kwifashisha, noneho twaza gutangira tukabitegura. Turabanza rero tuvange nk'ibisanzwe ingredient tuba dufite zumutse kugira ngo zibanze zivange neza, kuko ushobora gushyiramo nka Breba isukari ifashe uruhande rumwe ntibize kwivanga neza. Ubu rero tugiye kwanza dufata ifarine tuyishyire mu gikoresho tuza kuvangiramo. Niturangiza kuyishyiramo tuze gufata nanone isukari bya biyiko bibiri twapimye nayo tuyishyiremo, ndetse n'akunyu gakeya kari ku ruhande. Nari nagiye kukavuga ariko nako dushyiramo akunyu gakeya kugira ngo kazi kubalansinga na ya sukari. Noneho tuze gushyiramo Secret Vanille, ituma ibintu byose ukoze by'ifarine bihumura neza cyane. Ntago gahinda mwajya mukagura amafaranga 100, agapaki karimo utuntu 10 kagura 1000. Turaza rero kuza kuyivanga, turaza kubivanga neza byose tubone ko nta kintu gisigaye ku ruhande cy'isukari cyangwa cy'umunyu cyangwa Secret Vanille. Byivange neza cyane ahantu hose tubone ko imeze neza. Nyuma rero yo kuza kuyivanga neza imeze neza, nibwo tuza gushyiramo noneho za ingredients zacu ziri liquide cyangwa se ziri liquide. Turakomeza tuvange nk'ibisanzwe. Rero turahita dusukamo za ingredients zacu ziri liquide. Iriya ni Breba nayongesheje ibiyiko bibiri binini. Nshyiramo amagi 2, nayo ushobora kubanza kuyavanga ku ruhande cyangwa se ugahita uyashyiramo, byose ni kimwe nta kibazo. Amagi 2. Noneho tuze gushyiramo na ya amata twakoresheje ni igikombe kimwe, ikirahure kimwe n'igice. Ni uvuga ngo cya kirahure cyari kirimo ifarine ugipimamo 1 n'igice, ubundi akaba ari mata uza gukoresha. Ahasigaye rero ni ukuza kuvanga. Birasaba kuvanga neza cyane ku buryo uza kubona bimeze nk'ibintu bifashe ariko nanone bidafashe cyane. Mbona ko ari mu rugero nyine. Birasaba rero kuza gukomeza tuvanga kugeza igihe tubona ibintu by'ibibumbe byashizemo, mbese nyine ubona bimeze nk'agakoma kanoze neza. Bisaba rero kuvanga kabisa nta kibazo, ukabona ko nta kintu cy'ikibumbe nyine na gito gisigayemo, nibwo iba imeze neza yanoze ku buryo yakoreshwa. Turakomeza rero tuvange kugeza igihe iza kunogera. Turaza dukomeze tuvange rero kugeza igihe tuza kubona ko imvange yacu yanoze. Ubibona n'amaso nta tuntu tw'utubumbe dusigayemo, inyerera nyine. Ubwo igihe cyose utarabona ko nyine yanoze, birasaba ko ukomeza kuvanga kandi witonze. Udafite kano gakoresho ushaka kuvangisha intoki wakarabye isa neza, ukajya wumva mu ntoki ko nta tuntu tw'utubumbe uhura natwo. Icyo gihe amaje kuboneka neza nibwo dushobora gutangira crepe. Mu kindi gihe itaraboneka gutyo, birasaba ko ukomeza gukora witonze kugeza igihe wumva neza ko yabonetse. Ahangaha rero yabonetse, urabona ko bitandukanye naho twahereye. Uko twagiye tuvanga
yagiye inoga gahoro gahora. Ahangaha urabona ko yabonetse yanoze imeze neza, urabona ntabwo ifashe cyane ntagirekuye cyane. Iyi ngiyi niyo tuza gukoresha dukora crepe. Rero tugiye gutangira. Ibyo turi bwifashishe ni ipanu n'utuvuta duke dusiga kugira ngo bitaza kugera gufataho. Urabona ahangaha rero ipanu yacu twayifashe dushyiraho utuvuta duke cyane, kuko muri crepe nyine tuvanga tuba twashyizemo bleba na amavuta, tuba twashyizemo amagi, tuba twashyizemo turategereza rero ipanu yacu ishyuhe. Urabona ko imaze gushyuha rero dufata rushe imwe. Ngiye nkoresha rushe kuko ariyo ituma nkora ibipimo byanjye neza, impereza ingano iyo nashyira kuri ipanu yanjye ntibigire crepe nize kugira umubyimba munini, kuko crepe ntago itindaho nyine uyiteka, bisaba ko igira akayipeseri gatoya kugira ngo ize gushya neza. Rero ngiye rushe nimfasha ndi gukora ibipimo byanjye bijyanye n'ipanu, kuko amapanu no murabizi aratandukanye, hari amapanu manini hari n'amapanu matoya. Wakoresha n'akantu ubona nyine kaza gutuma crepe uza gukora bitewe n'ahantu urimo kuyikorera iza kugira epeseri ntoya. Ndategereza rero umunota umwe n'igice cyangwa 2, ndangiza nze kuyibirindura kire no kuri indi side, kuko crepe nago zitinda gushya kuko ziba zinanutse. Ikindi ukorera ku muriro uringaniye, nta gushyira ku muriro mwinshi, kuko ushyize ku muriro mwinshi yahita ishyirira. Ndaza kubirindura rero ncire no ku yindi side. Urabona ko side yo hasi imeze neza, irahiye, ariko turaza kwisubizaho akandi kanya gatoya kugira ngo ize gushya neza. Crepe iraryoha. Ikindi nyine ushobora kuyifata nka deseri, ushobora kuyifata nka breakfast mu gitondo, ushobora kuyifata igihe cyose ukeneye wayifata ukayikoresha nta kibazo. Turaza gutegereza rero undi munota umwe n'igice cyangwa iminota 2, nanone twongeye tubibirindure dusubizeho hano hejuru, naho twongeye twashyire hasi akanya gatoya, ubundi tuyikureho. Irabihiye. Ntabwo crepe igorana kuyikora, nta nubwo itindaho umwanya munini. Crepe zacu rero zimaje kuboneka, urabona ko zisa neza, ziraryoshye, ziroroshye. Igisigaye rero ni ukuzitegura ubundi tukazifungura. Ndizera mwese mwakurikiye video yabafashije, nkaba nabasaba gukora subscribe ndetse no kuza gusharinga abandi bantu kugira ngo baze kwireba nabo babe bakwiga uburyo ushobora gukora crepe wibereye mu rugo, nta bintu byinshi bidasanzwe ikenera, kuko ibintu byose birimo ahantu hose wabibona. Mwakoze cyane rero, igisigaye ni ukuzitegura.